hari inkuru wumva ukibaza niba ari byo koko cyangwa se ari inzozi, aho ubuzima bw'umuntu buhinduka mu kanya gato ku rwego rw'uko umuntu warubayeho mu buzima bugoye, atunzwe no gutega ifuku mu mirima ya rubanda, akabona udufaranga twinica ntikize, akaba ari ryo funguro rye rya saa sita na nijoro, abantu bamubona nkaho ntacyo yashoboraga kwigezaho muri ubu buzima, ndetse bigaragara nkaho n'Imana ubwayo yamutaye, by'umwihariko bitewe n'imiterere y'umubiri we bigaragarira buri wese ko afite ubugufi bukabije cyane. Ariko ubuzima bugira uburyo bwabwo bwo guhindura amateka. Imana igira inzira nyinshi inyuzamo gutabarwa k'umuntu. Ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda nta yindi nkuru iri kuvugwa hose ni Kagarara, uwizeye Imana Enoke cyangwa se umwite Ashton Small, ubu yamaze kuba icyamamare mu Rwanda, muri Afurika, yewe no ku isi hose. Niwe muntu ubayeho mu buzima bwifuzwa na buri wese. Uyu munsi n'umwe mu bantu bake cyane bagiye muri private jet, indege ubundi zigendamo abagwizatunga, abami, abaperezida n'ibikomangoma gusa. Uyu munsi Kagarara ari gutumirwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika, ari guhura n'ibyamamare ku rwego mpuzamahanga, kandi abantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi bari gukurikirana ibikorwa bye ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram. Mbese niki cyabaye kuri Ashton Small cyangwa se Kagarara hagati y'imisi y'umwijima w'igicuku cy'icuraburindi, amarira no kwiheba n'ubuzima bushya bwifuzwa na buri wese uyu munsi? Ese ibi twabyita amahirwe gusa, ni impano se, cyangwa n'urugendo rurerure rwizuyemo kwihangana, kubabara no kutigera acika intege, yewe no kwizera ko ejo hazaza ari heza kuruta uyu munsi? Uyu munsi ntago tugiye kugaruka ku misi y'umwijima ya Kagarara, ntago tugiye kugaruka ku kuntu ubuzima bwamugoye, ntago tugiye kugaruka ku ngorane yahuye nazo muri ubu buzima, ahubwo reka twishimire itsinzi, katwishimire ibihe byiza arimo kunyuramo, katwifatanye nawe mu gutera imbere kwe. Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, naho nge mugiye kubana nitwa Turatsinze Dominique. Kora subscribe, like, share and comment, komeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga n'amakuru y'ibyamamare dukomeza kubagezaho. Reka tumanuke hasi aho byose bisa naho byatangiriye. Ibi byose bisa naho byatangiye ubwo Ashton Speed yazaga mu Rwanda mu kwezi kwa mbere kwa 2026, nibwo Kagarara ubundi wanyawe yatangiye kwiyereka isi yose. Yakoze amavideo menshi yatumira Ashton Speed amubwira ko yaza bakipima mu bijyanye na push-ups cyangwa se ibizwi nka compage. Niko byagenze koko, Ashton Speed yaraje barahatana karahava koko, maze Kagarara atsinda Ashton Speed amukubita inshuro, aramutsinda arayamanika ku mugaragaro, isi yose bireba, arayamanika katsinzwe. Dore ko ibi byose byanyuraga live ku mbuga nkoranyambaga zose za Ashton Speed zirebwa n'abarenga miliyoni 100 ku isi hose. Ibi byose byazamuye izina rya Kagarara, kari Kagarara kakagabo koko kigize ingare y'ingangare, kakagari ka Ashton Speed ku mugaragaro, bose babireba kazamura ibendera ry'u Rwanda kagira kati disability is not inability, hati buryo ibyo wakora nagukuba inshuro 7 zose. Ibi ntabwo byarangiriye aho, Kagarara yakomeje guca impaka, aho nyuma yaje gukora challenge y'indirimbo y'umuhanzi wa mbere muri East Africa Diamond Platinum, ziragendera kundwa koko. Diamond Platinum ziwe ubwe araza ashyiraho comment yishimira uburyo Kagarara agenda atera imbere kandi akoramo ibintu bye neza. Nituvuga ko Kagarara ari umwe mu bantu babyaje imbuga nkoranyambaga umusaruro ku rwego rudasanzwe, ujye ubyemera. Iby'ubwamamare bwe, ubwenge, ubucakura n'ubucokozi bwe byaje kuba indi nkuru ikomeye ubwo yamenyaga ko umunyamerika w'icyamamare ku isi usanzwe ukora video zigaragaza uko umuntu yakwita ku mubiri we binyuze muri siporo, Ashton Hall, agiye kugirira urugendo ku mugabane wa Afurika. Ariko mu bihugu yari yatangaje kazagiramo u Rwanda ntago rwari rurimo. Ibi Kagarara yabibonyemo amahirwe akomeye cyane, maze yita Ashton Small atangira gukora video ashotora Ashton Hall, amutumira mu Rwanda ati ngwino nzagutsinda, ngwino nkwereka ibyiza by'u Rwanda, ati ngwino tujyane mu bigogwe gukama inka nzaguhiga, ngwino twirukanke nzagusiga, ngwino dutere kopage nkwemeze, ngwino dukenyere nzakurusha kuberwa. Akongera ati burya disability is not inability, ati ntundebe ingano ntusumbe indeshyo, ngwino twipime nkwemeze, ngwino nkwereka abakuru bakoze ikono koko. Izi video zarakunzwe ku rwego rudasanzwe, aho video imwe yarebwe n'abasaga miliyoni 90 zose ku rubuga rwe rwa Instagram, bigera no kuri Ashton Hall ubwe muri Amerika. Nawe atungurwa n'uwo musore w'umunyarwanda yiyemeza guhura nawe, bahurira mu gihugu cya Ghana. Ashton Hall akora ibishoboka byose ashakira Kagarara ibyangombwa byose, harimo visa, itike y'indege n'ibindi byose azakenera ageze muri Ghana. Yurira rutema ikirere ku nshuro ye ya mbere yerekeza muri Ghana.
Kagarara yasesekaye muri Ghana yakirwa nk'igikomangoma maze ahabwa izina rya Ashton Simoro arihabwa na nyir'ubwite Ashton Hall. Nuko irushanwa ryo gutera kompaje hagati ya Ashton Hall na Ashton Simoro riratangira, barahangana. Kagarara aramutsinda, yewe haza n'abandi biyumva ko bateruye ibyuma muri Ghana yose. Kagarara bose abereka ko ari Kagarara k'abanyarwanda kigize ingare y'ingangare, kagaragura abantu bose muri kompaje karabagarika kata, ahubwo gahunda no kuzenguruka isi yose, kandi intero ni ya yindi ngo disability is not inability. Byari ibyishimo bisendereye, dore ko Ashton Hall yashimiye Kagarara bidasanzwe, yiyemeza ko ahazajya hose kuri uyu mugabane wa Afurika bazajyana, ndetse amwemerera imodoka ya Range Rover, amwemerera ko agomba kugera mu Rwanda agasura igihugu Kagarara avukamo. Ibyo kuza mu Rwanda ntibyatinze. Kagarara na Ashton Hall yewe na mugenzi wabo ukomoka mu gihugu cy'Ubuhindi mu ijoro ryo ku itariki 10 basesegaye Kigali ku kibuga cy'indege i Kanombe, bakirwa nk'ibikomangoma. Ibinyamakuru byose byo mu Rwanda byaraye ijoro ku kibuga cy'indege i Kanombe, Kagarara yakirwa nk'intwari mu buryo budasanzwe. Ibyo ntibyatinze ngo bishyire kera cyangwa se ngo bibe nka wa mugani w'abanyarwanda ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, kuko ibyo Ashton Hall yemerewe Kagarara byose bakigera mu Rwanda yarabikoze nk'uko yabimusezeranyije, abimuhera mu maso y'abanyarwanda bose. Yamuhaye imodoka nziza cyane ya automatique, ndetse amusinyira na sheke ingana n'ibihumbi 5 by'idolari, aya narenga miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi amwemerera ko azakomeza kumuba hafi muri byose. Ibi kandi ntago birangiriye aha, baracyakomeje kuzenguruka Afurika yose basura ibihugu bitandukanye. Ubuzima bwa Kagarara budusigiye isomo rikomeye ko nta muntu ukwiye kwiheba kubera uyu munsi, nta muntu ukwiye kumva ko ubuzima bwe burangiye kubera ubukene, ibibazo cyangwa se amagambo y'abamucira urubanza. Uyu munsi ushobora kuba uri gukora akazi gaciriritse, ushobora kuba uri gusuzugurwa, wirengagizwa, cyangwa se ukumva ko ntawe kwitayeho, ariko ejo hashobora kuba hatandukanye n'uyu munsi. Ibihe birahinduka, iminsi y'uyu munsi ntisa n'ejo hashize. Shikama ukomere kandi ukomeze wizere, niba ko Imana igufiteho umugambi nta muntu ushobora kuhagarika. Abagusetse uyu munsi bashobora kuzaba aribo bagushimira ejo, abakubonaga nk'udafite agaciro bashobora kuzatangazwa n'ibyo uzageraho, kandi aho watangiriye siho hagena iherezo ryawe. Inkuru ya Kagarara itwibutsa ko amahirwe atazigera aza ku muryango wawe ngo agukomangire, ahubwo ni wowe ugomba kumenya igihe cyiza cyo gukomangira amahirwe nayo akagusekera. Iyo ukomeje kwizera ugakora cyane kandi ukihangana, ubuzima bushobora guhinduka mu buryo utigeze utekereza. Niba hari isomo twakura muri uru rugendo niri, ntuzigere ugira ipfunwe ryahuri cyangwa se uri uyu munsi, ahubwo komeza ukore ibyo ushoboye kandi cyane. Ejo hawe hashobora kuba ariho abandi bazakura imbaraga. Wibuke itangiriro ryawe si ryo rigena iherezo ryawe. Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, naho nge mwabanye nitwa Turatsinze Dominique. Kora subscribe, like, share and comment, dukomeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga yewe n'amakuru y'ibyamamare dukomeza kubagezaho.